tari wamaze kugaragaza yuko ibintu urimo utanabyemera. Ubwo rero ugiye guca umwana ibintu utanamwigisha utanagaragaje n'agaciro kabyo, ahubwo wowe wigarukeho wicuze umenye ko ari ikigeragezo, ugaruke ku murongo lalla, cyangwa se we ashobora nawe kugaruka ku murongo. Ariko ntago ibintu bivuze ngo ugiye guca umuntu nta ruhari wabikozemo, nta nambwe wateye, nta kuganiriza, nta kubona ko wamutereranye byuzuye umusaba imbabazi. Yego, ari nabyo mbwira abantu bagerageze bicare. Hari igihe ufite hagati yawe ikiganiro cy'amasaha 2, aha niho hataza none kuganira niki wamuganiriza. Ariko usanga n'ibyo yigisha adakora iki, atabyemera, kugeza ubwo mwicara akakuganiriza akakubwira ati ngo ngiriga ngo iri dini ntacyo rizabamarira. ni ngombwa ngaca umwana mu muryango bamubone nk'ikivume, kubera ibyo yasimbutse, ahubwo abanze yihereho. No kuvuga nabaza ko yabanza akiheraho. Ese ubundi ndajya kumuca njyewe namufashije iki? Njyewe ndinde wo kujya guca uwo mwana niki nakoze wenda kugira ngo mvuge ngo biraho bigeze binaniye ndamuciye. Ni Imana mu kuduhana ntago akenshi imanura ibihano biturutse mu ijuru, ishobora kuduhanira mu byacu. Kubura umutungo wenda bitewe n'icyaha wakoze, kubura umwana wawe, cyangwa se kutumvikana hagati y'umuryango wawe bitewe n'ibyaha wakoze, bisaba ko wicuza kugira ngo uwo mwana cyangwa se uwo mutungo wongere ugaruke. Icya gatatu, iyo wicaye ukabona umubyeyi uhembwa 80,000, ufite inzu yishyura 40,000, ufite abana biga muri za segonderi, ubwo ni mu majana, ugomba kurya buri munsi akagaburira n'umuryango we, uburyo abayeho, nibwo ubona ko dukeneye Imana. Mbese ninde ubiri inyuma? Easy Capital. Reka nongere mbahe ikaze, ni Rafa, iyi ikaba Easy Capital. Uyu ni umurongo dukurikiraniraho uruhererekane rw'ibiganiro by'ubuzima n'ubumenyamuntu. Nongeye mbahe ikaze babwira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka nongere nkubwire yuko uyu munsi ndi kumwe na Sheikh Khalif, nk'uko mubimenyereye niwe mukomeje kugenda mubona dusangiza bimwe muri ibi biganiro bigendanye no kwemera Imana, tukagaruka no ku muryango. Mu by'ukuri tugenda tubona ibyifuzo byanyu, tukabona n'uburyo mugenda mudushima, natwe turabashimira cyane. Hari umubyeyi wambwiye ngo nzagushimire imbere ya mikoro, buriya n'iki kiganiro nakireba mbivugiye imbere ya mikoro. aho zamushimire gufata umwanya akicara akareba ibiganiro. Yego, rimwe tuganira nta kindi tugamije ari kugira ngo twungurane ibyiza bishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka twanzike tugira duti uyu munsi tugiye kuganira kuki. Ubu ngubu tugiye kuganira ku kintu bita ngo impamvu umuntu yifuza kwemera Imana. Niyo tuvuze umuntu kwemera Imana k'umuntu gushingira kuki? Akoze cyane icyo kibazo, ni cyiza n'icyo umuntu buri wese yakwibaza. Ese kubera iki umuntu yakwifuza gukenera Imana cyangwa se kwemera Imana? Ni iyihe mpamvu ituma n'undi tugaruka ku Mana? Uzanareba no mu bice bigiye bitandukanye, civilisation zigiye zitandukanye, uko zizaba zimeze, hazaba hari ikintu basenga. No kuvuga ngo umuntu aho yabaye akagera n'Imana ni ibintu bitajya bitandukana, ahubwo none aho abantu batanira n'iki, ni Imana yihe tugomba gusenga. Mu mpamvu rero umuntu yakwifuje cyangwa se yifuza kumenya Imana no gusenga Imana, ni ibimenyetso bitugaragarira mu maso ya muntu. Mbere na mbere, ikintu gituma umuntu asenga Imana ni uko biri muri kamere ye kuba azi ko ari umugaragu w'Imana, agomba gushaka Imana kuva avutse kugeza apfuye, ko hari uwo agomba gushaka. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza. Icya kabiri, ni mu bimenyetso by'ibyo tubayemo. Iyo ubona umuntu ubaho muri iyi si, system uko yubakitse ntago ari kimeze. Usanga abantu ukuntu, mbese logical ukuntu bimeze, usanga umuntu ufite amafaranga ariwe wakabayeho neza, ariko siko bimeze.
usanga umuntu ufite ubufasha cyangwa se ufite umuvugizi, fata urugero dufite abayobozi tuziranye ari we wakabayeho neza ariko siko bimeze, noneho ukagaruka kuvuga uti niki noneho nyine cyatuma mbaho neza ko ibintu byose turebesha amaso ko mbona nta kintu mbese biri kumfasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bitewe n'ubuzima tubamo n'imitekerereze ya muntu no kwicara. Buriya ikiremwa muntu kiri mu biremwa byahawe ubwenge bwisumbuyeho bwo gutekereza, amatsiko y'ikintu, akavuga ati kubera ikintu kiba, kubera iki kigenda gutya kandi ibintu byose byuzuye, hari ukiri inyuma ubisunika, hari uburyo bigenda gutya bikagenda gutya. Ni ukuvuga buri muntu wese aba agomba gutekereza iyo kintu, usibye ko benshi birengagiza, hari n'abadashaka kubyinjiramo cyane, ariko umuntu ahava akagera akeneye Imana. Impamvu umuntu yibaza mu buzima bw'uwamuremye, iyo arebye asanga ubuzima bwe bwose, ni ukuvuga ngo ubuzima bwe bwose iyo umuntu aburebye asanga buhenze kurusha icyo abwafodingamo. Nk'ubu nkawe cyangwa se njye iyo twicaye ukareba fagitire ukoresha mu kwezi, usanga utanayakorera ayo mafaranga, ariko ukibaza byagenze gute. Iyo wicaye ukabona umubyeyi uhembwa 80,000, ufite inzu yishyura 40,000, ufite abana biga muri za segonderi, ubwo ni mu majana, ugomba kurya buri munsi akagaburira n'umuryango we, uburyo abayeho, nibwo ubona ko dukeneye Imana. Mbese ninde ubiri inyuma? Ubundi abo bantu bakagombye kuba batakiriho ku isi cyangwa se batanabona naho kuba, ariko arahabona, agakura, abana bagakura, ndetse bakanabana beza, bakanatungana kurusha wa wundi ufite byose. Gukurira mu dini runaka, ubwo ntabwo ari ugukurira ku izina n'ibikorwa bikorwa, hari imyizerere umuntu agira ishobora kumufasha mu buzima kurusha wa wundi wakuze nta murongo, uko twabivuga. Wa wundi wakuze nta murongo, kandi iyo ubonye mu miterere yabo no mu myitwarire yabo biba bitandukanye cyane. Ukurira mu dini aba afite umurongo agenderaho, hari kirazira, hari imbaga adagomba kurenga, ariko udakurira mu dini nyine nibyo, mbese ibiri hafi n'ibyo akora bijyanye n'amarangamutima. Usanga umuntu ukurira mu dini atagendera ku marangamutima cyane, agendera kuri instruction cyangwa se uburyo ibintu bikoretse, ndakora iki, gifite iyihe nyungu, ariko undi we akora ibimujemo. Ubusanga rero harimo itandukaniro. Uwakuriye mu dini ntahubuka cyane kurusha uwakuriye mu dini. Ubundi gukurira mu dini ntago biguha kwizera 100%. Biba byaguhaye intambwe imwe ishobora kukorohera kuba wakwizera, ariko noneho icyizere kizira mu bikorwa. Mbere na mbere kiza mu gutera urutambwe rw'ibyo wizeye rimwe na rimwe utari kubibona neza. Buriya hari igihe umuntu ashyira ubwenge bwinshi cyane mu cyizere akakibura, ariko kubera ko azi byanditse akabikora, kubera ko byanditse anabyizeye ariko atarabibona. Hanyuma noneho hakaboneka gukora iki? Mu ntambwe ya mbere yateye yabona icyizere kibyaye umugisha, akavuga ati bya bindi byanditse noneho birasohoye koko nibyo. Kubera ko iyo urebye n'abatubanjije nka Abrahamu, Musa, cyangwa se ubita Ezra, ubwo mu cyarabu bamwita Uzair, hari icyo basabaga kugira ngo kwizera kwabo gushikame. Urugero, Ibrahim alayhi salam yabajije Imana ati kaifa tuhil mauta, ni gute uzura abapfuye? Allah aramubwira ati awalam tu'min, ese ntago wizera? Undi aravuga ati bala, ndizera ariko liyatuma inna qalbi, kugira ngo umutima wanjye utekane, ndashaka kubibonaho, kugira ngo byibuze nawe nzababwira ikintu nanjye niboneye ku maso yanjye. Hanyuma niho yamutegetse gukora kurera inyoni zigera muri enye, yamara kuzirera akazita amazina, ubwo urumva bamaze kumenyeranya, yarangiza akazifata zose akazibaga, akazicocagura, akavanga inyama. Urabona bafashe inyama ukazishyira muri blender, ubwo ni wamenya inyoni yariyo. Afata uduce dushyira mu misozi ine, hanyuma none Imana iramubwira ati hamagara izina kurindi. Arahamagara izina, ubwo ahamagaye izina, twatunyama twigenda twiteranya n'amababa, hakaza yanyuma. None harushaho kwizera. Kimwe na Ezra cyangwa se Uzair, wabajije ati ni gute Imana irema izura abapfuye, kuko biri mu bintu abantu bavuga ati se nidupfa tuzazuka. Hanyuma Imana imusinziriza igihe kingana n'imyaka 100.
abyutse rero abyutse asanga ingamiya ye yarabuze. Ni ukuvuga imyaka 100 yari ari ku ndogobe yarapfuye yarabuze, asanga ibyo yari ari kunywa by'imamba ze nta kintu biraba. Hanyuma Imana iramubwira ati ese nkuryamishije igihe kingana gite? Aravuga ati ndyamye igice cy'umunsi cyangwa se umunsi. Aravuga turyamye imyaka 100. Reba ingamiya uburyo yaboze, nuko bimaze igihe n'amagufa gusa, urebe ibyo kurya byayo twarabirinze n'ibyabura. Hanyuma noneho tujye kukwereka uburyo tuzura, noneho habona neza ko indogobe isubiraho inyama, igenda yibumbanya iba indogobe. Aravuga ati ubu noneho nemeye ko cyangwa se nizeye ko Imana koko izazura abapfuye, mbyiboneye n'amaso yacu. Umuntu yabasha kugira gutya akaba mu buzima bw'isi atagira icyifuzo cyo kumenya Imana? Ntago bibaho, nta nubwo ku buryo wumva uri ikigomeke ushobora kugenda ukabaho mu buzima bwawe burundu budafite Imana, nta naho byabaye, budafite n'icyo wizera, nta naho byabaye. Iyo urebye nuko nabitangiye, civilisation ya muntu ibayeho we n'Imana bihari. Usanga n'ababa mu shyamba hari icyo babizera ko gihari. No kuvuga ngo avuka muri kamere yazi ko hari Imana igenga byose. Ahubwo mu kubimenya iyo ariyo nibyo bimugora, ariko umuntu aho ava akagera icyizere ku Mana kiba gihari. Uzareba n'akana gato kaba kazi ko Imana ihari kandi iba mu ijuru. Iba mu ijuru. Ariko noneho umuntu kubaho ari ikigomeke yumva ko nta Mana ihari, iyo urebye deep down nyine, iyo urebye ikibyihishe inyuma, aba ari inkozi y'ibibi, abashaka gusimbuka amwe mu mategeko Imana yashyizeho. Akavuga ati kugira ngo nyasimbuke nuko mbanza nkiyemeza ko nta Mana ihari, incunga cyangwa se ingenzura, kubera ko ibintu byose yarabimaye, ingenzura kugira ngo nyivaneho none nikorera ibyo nshaka. Ese uyu muntu aba yaravutse agasanga noneho iwabo wenda barasenga cyangwa wenda basenga bemera Buddha, burya ahitamo kuvuga ngo ngiye kuzaba nko mu buzima butagira Imana. Burya ushobora kubaho wumva nta cyifuzo cyo kumva ukeneye kumenya Imana. Uwo muntu n'ababuda ko baba hari ibyo bemera. Uwo muntu aba yaravutse agasanga iwabo barasenga. Yego. Hanyuma noneho kubera urujijo cyangwa se no kwemera gake, ashobora kuvuga ko kubera ko Imana ntayirebesha amaso, nashobora kuyumva, nashobora kuyikoraho aka kanya duhari, ubwo ntayihari. Ubwo yiyumvisha muri ibyo, ariko akenshi iyo urebye usanga impamvu nyamukuru ari ukugira ngo asimbuke amategeko n'imbago z'Imana yikorera ibyo ashaka. Ni icyo kintu aba agendeyeho. Ariko nanone uwo muntu niyo iyo yageze mu bibazo yicara agasenga Imana. Ashobora no kubwira ati nsengera ndi mu bibazo. Ese arasenga ibintu atemera? No kuvuga we muri we kamere irabyemera, ahubwo we ntashaka kubyemera mu mutima we bitewe n'ibyo ashaka gukora. Hari umwe mu basore tuziranye, se navuga ko yari inshuti yanjye, ariko twarakoranaga mu bintu byinshi. Yari umukristo aza kuba umusilamu, amara igihe ajya hanze kwiga, yagarutse atemera Imana. Arambwira ati bya bitabo ni iby'Abarabu bazanye n'abazungu, Imana ntabwo turayibona n'ibiki. Ariko namubazaga ibibazo bikamutsinda, akagaruka kuvuga ati ngo ngewe muri nge uko numva ko Imana itabaho, ngewe uko mbyumva. Iyo ngewe ni gute noneho umuntu ushaka kumenya Imana atabona, atabasha kumva ko iri aho hafi, yabigirira icyizere muri we ko n'ubundi azayibona? Ahantu yabirebera ni mu bimenyetso byayo. Ubundi Imana yigaragaza mu bimenyetso. Kuko abajya guhakana babanza kukubwira ko nta kintu babona. Nta kintu babona. Kavuga ati yizane tuyirebe. Iyo Mana yawe yigeze kwiyereka, wigeze uyibona, ariko ni mu bimenyetso byayo. Ibimenyetso byayo rero ubibona gute? Ni uburyo ubuzima bwacu tubayeho. Iyo wicara ukabona hari ibyo umuntu atashobora kwigondera kandi ashoboye byose, asa nkaho afite imbaraga, aho niho haba Imana. Ugasanga none ibyo yakagombye kuba afite bifitwe n'umuntu utazigize icyo afite. Nyamunda gutanga ingero zoroshye. Iyo ubona umuntu afite igitanda cya miliyoni n'igice, afite matera y'800 cyangwa se ya miliyoni n'igice, afite umusego upima ibitotsi, ese wari ubizi ko ari umusego usigaye upima ibitotsi? Oya. Uryama ukavuga ati waryamye izi saha, ubyuka iki gihe, byuka iki gihe, wa ingano y'ibitotsi hejuru y'ibyo byose ntibyashize, nta nubwo wasinziriye.
ugasanga wa wundi waryamye kuri matera imeze nk'ururimi imwe y'abana muri internet yananyagiye imvura isigaye igwa agashyiraho indobo yanagurnya atanarose. Ibi nibyo uhita uvuga ati Imana irahari, Imana itanga ibi irahari. Iyo ubona umuntu wakagombye kuba uri hejuru bitewe n'umutungo n'ibyo ashatse kubigeraho ageraho adashobora kugura umubano mu rugo, ariko ugasanga wa mukene niwe ubayeho neza. ukwemera icyo nshaka kuvuga, ukwemera twigeze kukuvugaho, ariko ukwemera Imana guturuka ku bumenyi cyangwa se ku myumvire y'umuntu, byaba bivuze yuko imyumvire y'umuntu ari ishobora gushaka Imana cyangwa ubumenyi dushaka mu isi nibwo butugeza ku Mana? Arakoze cyane. Ubumenyi ibyo bintu biragendana uko ari bibiri. Ubumenyi burakenerwa cyane, ariko ubumenyi urebye ubumenyi bwa nyabwo bugendana n'imyumvire y'umuntu. No kuvuga ngo dukenera bwa bumenyi twahawe dusanga ku isi kugira ngo noneho bya byiyumviro byacu cyangwa se ya kamere twavukanye igendane n'ubwo bumenyi. Nkuko iyo umuntu avutse avuka atazi kuvuga, gusa hari ibyo bimwe abazi, nko kugaragaza ko afite ibitotsi cyangwa se afite inzara bakamwonsa kugaragaza ko asinzira, ariko abakeneye ubwa bumenyi bwo ku isi kugira ngo abashe gukominikana cyangwa se kuvuga, aribyo byitwika kwiga kuvuga. Abakeneye kugenda, umuntu aba afite amaguru ariko abakeneye kwigishwa gukora iki? Kugenda. Ubwo rero kamere tuvukana nayita nk'amaguru tuvukana, ariko ubumenyi noneho bukaba kwa kwiga kugendesha ayo maguru, bihura noneho n'ibyo wari ufite bikagenda. None ni iki gituma umuntu yumva ko hari icyuho mu mutima we kugeza abonye Imana? Ikintu gituma umuntu hari icyuho, sinzi nimba mbyumvishe neza, kuba afite kumva muri we harimo gap. No kuvuga ngo ikintu gituma umuntu yumva afite icyuho nuko udashobora gutekana mbese utarasenga Imana, mbese umutima wawe utaremera Imana. Paka uyizane mu buzima bwawe nibwo utangira noneho gutekana. Ntabwo umuntu azabura kugwa mu bibazo aho ava akagera, yakira yakena, yaba umuntu mwiza yaba umuntu mubi. Ubwo rero ukeneye Imana kugira ngo yuzuze noneho ya gap ihari. Nanone ikintu gituma umuntu aba ari mu cyuho no mu gihirahiro ni ubwinshi bw'ibyaha, kandi nawe azi ko mu mutwe we ari gukora ibintu bitari byo. Akeneye Imana ngo ayicuzeho, hanyuma noneho imuyobore, imuhe umuyoboro nyakuri. Noneho uyu muntu utemera Imana n'uyu nguyu wumva ko afite gap mu gushaka Imana, buriya aba bantu ko baba mu isi imwe, buriya bipfira he kandi baba barize mu ishuri rimwe? Twagiye ku ishuri twiga ubumenyi bw'isi, ariko umwe ukumva yuko afite gap y'uburyo atabasha kwegera Imana, hakabaho n'uyihungira kure. Aba bantu bazahurizwa gute rero muri iyi si? Bazahurizwa muri iyi si kugira ngo ya unity dukeneye iboneke? Aba bantu bakeneye ko abantu badasenga, umuntu udasenga utemera Imana, abantu bakuru bakunda kuvuga ko wenda nuramuka ushatse umugore udafite ukwemera Imana, udakunda Imana, nta kintu uzaba ushatse, nta kintu uba ubonye nyine. Umuntu utagira ngo umuntu udakunda, ngo umuntu utubaha Imana kwa padiri bo bakavuga yuko nta kinyabupfura, umuntu utubaha Imana ntabwo yakubaha abantu. None abo bantu, umuntu wumva ko afite gap n'umuntu ufite kumva yuko atagikeneye gushaka Imana, utagira n'icyifuzo cyo gushaka Imana, abo bantu bazubaka umuryango umwe mu isi gute? Aho ngaho biragoye, kubera ko buri ubwangizi bwinshi bugezweho ku bw'ibyo bintu. Gutandukana mu misengere, gutandukana mu kutumva ko Imana ihari. Hanyuma icyo ni nayo mpamvu habaho umuhamagaro cyangwa se icyo bita dawa, guhamagarira abantu Imana bakamenya ukuri. Nayo mpamvu buri Imana yaremye abantu ntiyabarekera aho ngaho, ahubwo ibatumaho intumwa kugira ngo ibagaragarize noneho ukuri kurava he kukajya he. Nayo mpamvu ahantu hose mu gihe hari abantu hakeneye ubutumwa buva ku Mana, ariko buzanwe n'abantu babwize
kandi bakiga ubutumwa bwa nyabwo hanyuma bakabugeza ku bantu. Iyo bugejeje ku bantu niko kuvana abantu mu gihirahiro. Mu Islam bavuga kubavana mu mwijima ubaganisha mu rumuri. Rero abo bantu intumwa Imana yohereje ntabwo yabohereje gusa yabohereje n'amagambo yayo ibaha ibitabo. Ibyo bitabo rero iyo urebye ukitegereza ba bantu none hari ufite igihirahiro, ari ufite bya bibazo bavuga ati Imana turayikura hehe, ibyo bitabo bikubiyemo cyangwa se icyo gitabo gikubiyemo ibisubizo byose ibibaza ndetse n'umunezero wose bashobora kuba barabuze. Ese hari aho kwemera kuba umuti w'agahinda cyangwa guhangayika cyane? How? Ukwemera kuba umuti w'ibintu byose agahinda ni iki? Wenda reka mbivuge kubera ko turi abayisilamu mu myemerere yacu hari inkingi zigize ukwemera. No mu nkingi zigize ukwemera inkingi ya gatandatu iragira iti kwemera ko icyiza n'ikibi bituruka kwande ku Mana. Twe tubona nk'ikibi ariko noneho gifite impamvu. Buri Imana yaremye ibyiza n'ibibi ku mpamvu zigiye zitandukanye. No mu byo yaremye abamenyi batugaragaje yaremye ikibi kugira ngo noneho wa undi wakoze icyiza kigira agaciro. Buriya ntago umuntu ashobora kumenya agaciro k'urumuri ataranyuze hehe mu mwijima. Kubw'ibyo rero kumenya ko icyiza n'ikibi bituruka kwa Allah cyangwa se ari ubigena. Ahangaha niyo biguyemo ikibi kikakugwaho umenya ko hari impamvu. Umenya ko nyuma y'ikibi kitari butinde hazaho icyiza. No kuvuga ibyo byonyine bituma utekana umutima. Kumenya ko igeno icyakubayeho n'ubundi nticyari buguhushe. Aho ngaho bizaho kuruhuka. Kumenya ko icyaguciyeho n'ubundi kitari kikwandikiye. Icyo nacyo ni umutuzo. Niyo mpamvu kwemera bituma umutima ukora iki? Utekana. Hakabaho noneho n'insinzi cyangwa se n'ingaruka zo kwihanganira ibyo bigeragezo. Nimbyihanganira nzabigenza gute? Hanyuma hakagaruka ku batubanjirije n'umwa n'abahanuzi uburyo bihanganye mu bigeragezo. Iyo utabyemera ntabwo wabikurikira, ariko iyo wicaye ukabona intumwa n'abahanuzi bari bakunzwe n'Imana ibigeragezo bahuye nabyo, nibwo uhita utuza ukavuga ati aha nanjye ndi kugeragezwa, reka nitonde nta mvura idahita. Ibyo bituma umuntu atekana agatuza. Mu gihe wa wundi utabyumvishe ashaka kubikemurira ahandi, kanywa inzoga, kajya mu biyobyabwenge, aho kugira ngo bishire bikahita bimurangiza. Ndumva wenda ari icyo nabivugaho. Yego. Iyo umuntu yizeye Imana ni gute ibyo yizera bigaragarira nyine mu buzima bwe bwa buri munsi? Umuntu wizera Imana rero ubuzima bwe bwose navuga ko ari nk'igitangaza. Ubu usanga ubuzima bwe bumeze nk'ubw'abandi naho butandukaniye, ariko uburyo bwitwayemo nibyo bigaragaza uburyo yari ameze. Nibyo bigaragaza mbese itandukaniro ry'abandi. Ubu usanga tufata urugero, ahuye n'ikibazo gikomeye, arababaye, yego nta muntu utababazwa n'ibibazo, ariko noneho uburyo byakiriye ni itandukaniro ry'ibindi. Hanyuma noneho yibonye rezilita zikurikira, uhita ubona ko rezilita abonye zitandukanye n'iki n'izo utarabyemeye cyangwa se utarabyizeye. Natanga urugero, hari kisa cyangwa se amateka y'umuntu wari inshuti y'umwami. Umwami uwo muntu yakunda kuvuga ati la'alla fihi khair, cyangwa se bishobora kuba ari byiza. Umwami yaje gucika agatoki, uwo mugabo aravuga ati bishobora kuba ari byiza. Habibaza umwami yacitse agatoki, ni gute biba ari byiza? Uwo mugabo bakoze iki? Baramufunze. Urumva ko baramufunze, bamajije umunwa niyo wazize, none baragufunze. Aravuga ati wenda byari kuba byiza cyangwa se ni na byiza kuri nge kuba bamfunga. Urumva ni ikigerageza ahuye nacyo. Hashize iminsi uwo mwami cyangwa se umuyobozi w'aho hantu aza ari kugenda ahantu, baramufata, afatwa n'abantu b'inyeshyamba, baramufata bajya kumutamba. Bagiye kumutamba basanga ko afite inenge, ikintu bagomba gutamba nta nenge gifite. Ya nenge ni iki? Ni ka gatoki kacitse cyangwa se kwa kuguru kwavunitse. Baramureka aritahira.
aza noneho ariko ubona bya bisubizo bya wa muntu ni byiza, nacitse akaboko ariko iyo nza kuba ndi muzima byari kugenda gute, bari kuntamba nari kuba napfuye. Ariko araza areba noneho ajya kureba wa undi yafunze, aramubaza ati kuba naracitse akaboko cyangwa se agatoki cyangwa naravunitse akaguru bagiye kunamba koko basanga mfite inenge, ibyo birandokora, ariko wowe kufunzwe ni ikihe cyiza cyangwa se ni ikihe cyiza uri kuvuga ngo cyavuyemo? Umugabo aramubwira ati wacitse akaboko, iyo uza kundeka ninjye bari gutamba ko twaragendanaga, kubera ko njye nta kintu mbaye nanjye nari gupfiramo. Umwami rero ahita abona ko ubuzima bw'uyu muntu bitewe n'icyizere cye hari icyiza, n'ikibi kibayeho haba harimo icyiza. Ahita abona ko ukwizera kurimo ibitangaza bigiye bitandukanye. Kubw'ibyo rero ibi turabihuza na aya ya Qur'an ivuga ati fa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Gushobora kwizera, ushobora kubabarira mu kintu ubaye cyangwa se ikibazo kikubayeho, ariko noneho ari cyo cyiza kuri wowe. Ni gute umuntu niyo yizera Imana ashobora guhamiriza abandi yuko mu by'ukuri ibyo yizera ashobora kubibwira abandi? Kuri wa muntu warangije kumenya Imana akabwira abandi, ya dawo akabwira abandi Imana ye ibitangaza bye mu buryo bwumvikana, kuko ubona ko tukirwana n'urugamba rwo kugishaka Imana. Ese koko abantu bashaka Imana hanyuma tuyibabwira gute twebwe twayimenye? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere uwo muntu agomba gukora gikomeye cyane ni ugushaka ubumenyi, kubera ko ntabwo wajya kubwira abantu rimwe na rimwe nta bumenyi ufite, kubera ko ubwo bumenyi bugaruka noneho mu miterere ya muntu. Urabona iyo umuntu akoze telefone, akora telefone nka telefone ariko ashyiramo udutabo twita kataloge tukubwira ibijyanye n'iyo telefone kugira ngo umenye icyo ugomba gukora. Ubwo rero bisaba ko ashaka ubumenyi, hanyuma noneho mu kuza mu buzima abayemo ntabwo hashobora kuburamo igitangaza. Nanone no gusabira abo bantu, kuvuga ikintu cya mbere yakora ni ugushaka ubumenyi, gusabira abo bantu agiye kubwira, kubera ko imitima buriya ntabwo dushobora kuyiyobora usibye Imana yayiremye. Ushobora kwerekana umuntu ibitangaza ntanabyemere, ko turi mu bintu cyangwa se turi mu bantu babwirwa bimwe mu bitangaza byagiye bibaho hambere, aho intumwa y'Imana yajyaga imanura imeza yuzuye ibiryo bivuye mu ijuru ariko abantu bakamuhakana, ikazura umuntu, uwo ni Yesu ndi kuvuga, ikahumura impumyi ariko hejuru n'ibyo bakamuhakana. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere imitima ntabwo tuyiyobora, iyoborwa n'Imana. Twebwe icyo dukora ni ugutanga message cyangwa se no gutanga icyo bita risala cyangwa se kugezaho abantu ubutumwa. Hanyuma uwemeye akemera, n'uwo hakanye agahakana. Ukwemera kwa nyako kuri gutangwa n'Imana. Twe dutanga icyo bita umuyoboro, ariko urumuri noneho rwo kuyoboka rutangwa n'Imana. Kuki bamwe bavuga ko kwemera ari impano y'Imana, abandi bakavuga ko ari icyemezo cy'umuntu? Nibaza ko kuri icyo kintu baba batandukanyije ibintu bishobora kuba bifatanye. Kubera ko mu mpano Imana iha umuntu yamuhaye n'amahitamo. Ni ukuvuga ngo abavuga ko ukwemera kuba mu cyemezo cya muntu bafite ukuri ariko igice kimwe, n'abantu bavuga ko ari ku Mana gusa bafite ukuri kwinshi ariko noneho hari igice baba birengagije cyo Imana yahaye umuntu amahitamo, guhitamo ibyiza n'ibibi, guhitamo ibyo umuntu ashatse. Kubera ko twe twaremwe, ntabwo twaremwe mu buryo bw'amarobo, sinzi aho nimba uri kubyumva. Irobo niryo baha command, ridashobora kurenga kuri command. Allah yaduhaye icyo bita free willing, icyo ushatse, sinyishaka cyangwa ndagishaka. Noneho habaho gushaka ku kintu, hanyuma noneho hakaza n'ubufasha buturuka kwa Allah cyangwa se ku Mana, ariyo noneho igena umuyoboro. Kandi uwateye intambwe ashaka nta kabuza uwo muyobora ubigeraho. No kuvuga Imana irawumuha. Hari hadithi al-Qudsi ivuga ati mwene Adamu iyo ateye urutambwe rumwe ansanga nge ndiruka musanganira. Urumva ko twebwe ni harimo ubushake bwacu no gufata icyemezo mu gushaka Imana, ariko nanone Imana izi gusanganira. No kuvuga ngo ya mpano irayiguha. Umuntu wese
yakwemera kandi agatungana, kimwe nk'uko umuntu wese yahakana kandi akanangira. Tugana ku musozi w'igice cyacu iki kiganiro, ese umuntu ashobora kwifuza kumenya Imana ariko akayibura? Oya, ese byaterwa n'uko ayishakisha? birashoboka. How? ni ukuvuga ngo ushobora gushakira ibintu aho bitari, birashoboka, ntuzanayibona. Ariko amaherezo iyo ubaye umunyakuri, Allah ubwe arakuyobora. Komeza gushakira Imana. Gushakira Imana aho itari ni ukudafungura umutwe ngo wumve ngo nayishakira he, cyangwa se wumve impande zose ni hehe iri. Hari umuntu wishaka akayishakira mu babuda gusa, aha ngaho mu kuyishaka abashaka Imana ariko aba yayobye umuyoboro. ni ukuvuga ngo agomba gushaka umuyoboro mu bicaho byose. Urabizi ko dufite inzira nyinshi, undi nzira ni amadini, hanyuma akareba niyihe dini byibuze ingeza ku Mana, kubera ko harimo amadini y'abasikama, harimo amadini yashingiye ku miryango. Wenda twavuga nk'abayahudi, ntushobora ku idini nk'umuyahudi utarabyaye n'umuyahudi. Ntabwo utari umuyahudi ntabwo waba umunyedini wawe, ntibishoboka. Ushatseyo ntawe ntibishoboka, kereka umwana wavutse akaba ari umuyahudikazi. Ubundi bemera ko umwana ari umuyahudi yabyawe na nyina, kubera ko bafite imyizerere yumva ko ubwo uri umugabo w'umuyahudi ntabwo uwo mwana wawe agira valeri. Nta valeri, nta dini nyine agiye abona. Yego, idini ni ry'umubyeyi. Idini ni ry'umubyeyi w'umuntu. Ababyeyi nibo babyarira idini. Umuyahudi aho umuyahudikazi niwe ugena, mbese niwe ubyara idini. Umuyahudi niwe ubyara idini. Niwe ubyara idini. Abantu banabisobanukirwe neza. Niyo mpamvu arabona umuyahudi hari ahantu utajya kwibonekeza gutya ngo umuntu ngo ngaze ngo tumutoze shahadu ngabo umusilamu. Hari aho none ibyo bidashoboka. Hari aho bidashoboka. Uzanarebe mu mavideo yose ubona, uzanyereka umuyahudi w'umwirabura nako bibaho, naho byabaye. Kandi niba ukumbuye cyane usanga yarafite nyina w'umuyahudi. Iryo dini rero ubwo urumva ko rifite limite nyinshi. None se ubwo ngubwo birabigoye, biranagoye cyane, dore ko bafite n'ibitabo bigiye bitandukanye, wenda tuzabiganiraho. Yego, niyo mpamvu ubona kwica abana muri zino ntuza za Palestina, za Gaza, ntacyo bibatwaye. Bo mu myemerere yabo hari igitabo bagenderaho bita Talmud. Bumva ko ibindi biremwa cyangwa se abantu batari abayahudi ari ibiremwa Imana yashize mu shusho y'abantu kugira ngo bitabatera ubwoba. Umva ubwibone bwo bagira, bakumva ko bimeze nyine nk'inshishi nk'ibiki. Buriya umuntu ashaka kwambura agaciro umuntu amwitiranya n'ibintu by'inyamaswa. Nabyo byabaye wenda muri jenoside yakorewe Abatutsi, aho abantu babamburaga ubumuntu bakabita inyamaswa, bakabitirira utunyamaswa kugira ngo babavaneho ubwo bumuntu, najya no kubica ntabagirire mu bisoze nk'akanyamaswa. Kumva ni akandege nk'agashishi. Mbese niko bameze. Ubwo rero utari umuyahudi, kuko biyita n'ubwoko bw'Imana, abandi bose ni utunyamaswa. Ni ukuvuga no kukwiba nta kintu bimutwaye, ni nko gufata urushishi ukarwambura icyo rwari rufite. Tugane ku musozi shehe. Ni gute umwana w'umushehe niyabaye umurokore ubifata ute? Mbere na mbere mbifata mu buryo butatu. Icya mbere mbifata nko mu buryo bw'ikigeragezo. Kiba ari ikigeragezo gikomeye cyane kuba uri umunyedini, cyane cyane no w'umuyisilamu, kubera ko hari uko dufata umuntu uvuye mu idini kurusha utaririmo. Kiba ari ikigeragezo tuba duhuye nacyo, bisaba kwihangana no gukomeza gusenga Imana no gukomeza kwigisha uwo mwana. Gikomeye cyane. Cyangwa se kikaba ari igihano. Kikaba ari igihano cy'uwo mwana cyangwa kiturutse ku mubyeyi. Kubera ko Imana mu kuduhana ntago akenshi imanura ibihano biturutse mu ijuru. Ishobora kuduhanira mu byacu. Kubura umutungo wenda bitewe n'icyaha wakoze,
kubura umwana wawe cyangwa se kutumvikana hagati y'umuryango wawe bitewe n'ibyaha akoze bisaba ko wicuza kugira ngo uwo mwana cyangwa se uwo mutungo wongere ugaruke. Icya gatatu mbibona yuko harimo intege nke cyangwa se no gutererana umuryango, kubera ko akenshi buriya umuntu winjiye mu Isilamu akabwiga biragoye kugira ngo azahindure. Biragoye. Utekereza iki kuri bariya bana noneho umwana wa Sheikh Khalifa yavuye muri Isilamu none aramuciye pe? Allah byo bifatwa ute mu mboni yawe? Uciye mbese rero ntituvuga uriya wawe, ubumvisha umwana w'umushehe w'inshuti yawe. Arakoze kumvanaho urwo rugero. Urwo rugero rumvane reka ntugukureho turishyireho wenda abikanta arangiye hari hakurya umushehe wa hariya hirya mu bitoki byari hepfo, umwana we yagize gutya ababaye umuririmbyi wo muri mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Yego aramuciye. Noneho weho bitewe n'ukuntu ibintu birakurenze, amarangamutima arakurenze, ufashe umwanzuro wo guca uwo mwana. Uwo mushehe buriya umushyira muri iyo kategori? Guhita aca umwana se mushyira muri kategori yuko hari step ataciyemo, kuko nibaza yuko ntabwo umuntu akica. Yego arabanza akaganirizwa, agasengerwa, ndetse agasabirwa, kubera ko no kugira ngo aceho hari ibyo abaciye byinshi. Ubwo iyo byanze aho ngaho mbyita ko ari uguhubuka cyangwa se n'amarangamutima yihuse, icyo bita jazba. Yego ko umuntu yahita amuca kumva ko byacitse, kandi ntago ari uko bimeze. Bisaba kumwegera mukaganira ukamenya n'impamvu yanamuvanyemo. Ariko hari aho nakunze bavuze ngo gishobora no kuba ari igihano cy'umubyeyi. Yego Imana nyine Imana ikagira gutya ikakubonja ku gihano cy'imbuto utigeze urera neza. Yego ariko se buriya byari bikwiye ko shehe nimba atarareze neza cyangwa yarareze neza ariko ataregereye umwana mu buryo bw'iyobokamana, ni ngombwa ngo ace umwana mu muryango bamubone nk'ikivume? Kubera ibyo yasimbutse ahubwo abanze yihereho. No kuvuga nabaza ko yabanza akiheraho. Ese ubundi ndajya kumuca njyewe namufashije iki? Njyewe ndinde wo kujya guca uwo mwana n'iki nakoze wenda kugira ngo mvuge ngo biraho bigeze binaniye ndamuciye? Ni urajya guca uwo mwana utaricaye ngo umwigishe ibyiza by'idini? Kandi nanone aba bashehe barahari, ugasanga ko n'ibyo yigisha we ntago abyemera, urajya kumuca nkande? Nawe no nama icyo nabwira umushehe cyangwa se uwo muntu umwana yagiye, turabanza tumugarukeho, nta ruhare wabigizemo. Hari n'abashehe wenda si bose, ariko usanga n'ibyo yigisha adakora iki, atabyemera, kugeza ubwo mwicara akakuganiriza akakubwira ati ngo ngiriga ngo iri dini ntacyo rizabamarira, utari wamaze kugaragaza yuko ibintu urimo utanabyemera. Ubwo rero ugiye guca umwana ibintu utanamwigisha, utanagaragaje n'agaciro kabyo, ahubwo wowe wigarukeho, wicuze, umenye ko ari ikigeragezo, ugaruke ku murongo. Lalla cyangwa se we ashobora nawe kugaruka ku murongo. Ariko ntago ibintu bivuze ngo ugiye guca umuntu nta ruhari wabikozemo, nta nambwe wateye, nta kuganiriza, nta kubona ko wamutereranye byuzuye umusaba imbabazi. Yego ari nabyo mbwira abantu bagerageze bicare, hari igihe ukoresereza umwana bikaba ngombwa ko ubu intwaro ukavuga ati ahantu naragutereranye umwana wanjye, sinigeze nkwitaho, mbabarira noneho mbikemure. Kugeza ubu ngubu hari abana baba batifuza guhura na base bitewe n'uburere bahuye n'imibanire yabo hagati. Nta keza ke azi, nta keza, amagambo mabi, mbese nta jambo rye ryiza azi, nta jambo ryiza ryazi. Umwana ejo ahuye n'umwana wo kwa padiri aramuhinduye ati ngwino tujye twinywera akabyeri, tugere no dufate no kwishapure, cyangwa kamujyana wenda no mu bindi. Mbere na mbere baganire n'abana babo, bamenye ikibabaje abana babo. Akantu ko kuganira n'abana babo buri gihe ukagaruka, kirirwa kagaruka n'ubundi kigaragaza ko reka nze mbabwire ikintu. Ku bijyanye no kuganira n'ababyeyi, umwana n'umubyeyi,
hari igihe umubyeyi yumvisha ko kuba yicaranye n'umwana akamubwira amakosa ari kuganira nawe. Ibyo ntabwo tubyita kuganira, tubyita guhana. Kuganira kugira ngo ubyumve wenda, tekereza bakubwiye ngo ufite umwana wawe mu masaha 2. Ni ukuvuga ngo uyu mwana nyuma y'amasaha 2 nturi bwongere kumubona, wenda ari bwatabarutse. Ufite hagati yawe ikiganiro cy'amasaha 2. Aha niho hataza no kuganira. Ni iki wamuganiriza? Umubyeyi ashobora kwicara akavuga ati ni iki nagukoreye mbese utishimiye ngo mbabarire. Mbese ahangana ntimuwe z'umubyeyi zitaziza. Ni nayo mpamvu ubona iyo ababyeyi bari kurira babuze abana babo cyane cyane, akenshi nagatekereza ko yamubuze kubera akazi ko neza igihe iyo cyageze kiba cyageze, ahubwo abatekereza igihe twamaranye n'uyu mwana, nkaba naricara ngo muganirize byibuze numve ibyiyumviro bye, numve inshuti ze. Ahangana icyaba arimo arababazwa nacyo, kandi twicaranye igihe kinini mutongera mutuka mugira, ariko sinari nicara mubwira ati mwana wanjye uranyifuzaho iki, n'iki twakora. Ahangana niho kuganira rero ndiho ndabivuga. N'abana wenda vice versa nabo bashobora gutekereza uramutse ufite iminota mike ku mubyeyi n'iki mwaganira. Urumva rero kuganira bigira icyo byungura. Kubw'ibyo rero iyo uganiriye n'abana ukamenya inshuti ze, utari wanabwira n'umwana ngo uzaza hamagara inshuti zawe tuzitekere musangire, ntago umenya inshuti ze. Niyo mpamvu umwana agenda ugashituka yaragiye kera cyane, ugashaka umugarura kandi amaze igihe yaragiye kera. Nta nigaruriro. Uko babyita gukemura ikibazo kidakemuka, mbese gukemuza ikibazo inzira zidashoboka. Kubw'ibyo rero ukongera kwiyegereza umwana, umutima ukawakira, noneho ukamusobanurira. Ashobora kujya mu bintu ahubutse nk'umuntu koko ufata akajya mu dini risenga inka. Dushyire mu bwenge natwe, ushobora kuba ari uburenganzira bwe, ariko noneho bijya mu bwenge gusenga inka. Reka dusoze shehe, reka dusoze tubararikire kuzakurikira ikiganiro cya kabiri, pariti y'iki kiganiro, igice cyayo cya kabiri ku myemerere kuri ingingo kandi none twari twavuzeho. Ndabashimiye cyane shehe. Warakoze cyane. Nta kintu wabwira aba bantu? Mukurikire, twicare tuganire, dushyire ubwenge ku gihe, tureke kujya mu bufana, ariko ushyire ubwenge ku gihe